Turabasuhuje mwese mukurikirana Christmas TV show. Turi ku itariki ya 19 z'ukwa mbere 2024, aho yaciye seri episode 1 kugeza ku ya kabiri. Zaba na Linda bayisohoye kuri Linda Prayer TV. Ni TV ikurikiranwa n'abagera ku bihumbi 40 barengaho, n'abasubscribe barenga ibihumbi 40. Ikaba imaze kurebwa n'abarenga ibihumbi 87, ndetse yasohotse mu kwa 12 ku itariki ya 20 2023. Ni episode 1 tugiye guheraho, igaragaramo abasore babiri, Zaba missed call, aho aba ari kuvuga aho akina ari kuvuga ku byamubayeho mu rukundo, abibwira undi musore bakinana. Hakagaragaraho n'abakobwa babiri, Linda Prayer n'undi mukobwa bakinana, aho aba ari kumubwira uburyo yinjiye mu rukundo, amutekereza ibyagiye bimubaho mu rukundo, uburyo rutamugendekeye neza, uburyo yaruhubukiyemo kandi rukaba rutaramuhiriye. Ni ukuvuga ngo uyu mukobwa Linda Prayer yagiye mu rukundo n'amashagaga menshi cyane, kubera uburyo yari amaze igihe kinini ari mu rukundo ariko atarabibwira uwo akunda, ataranabana nawe. Yagezeho rero abeshya iwabo ko agiye gutembera, kumbi agiye kwishakira umukunzi we, ahita yibanira n'umukunzi we, ariko ntago byamuhiriye kuko rwose bishimye igihe gitoya. Umukunzi wa Linda Prayer bamaranye igihe gito, yagezeho akajya amuca inyuma, ndetse ukabona ko atamwishimiye na gatoya. Akajya aza rwose ubona atameze neza, ubona nta rukumbuzi, atanamwitayeho. Iby'urukundo rwabo muri iyi seri byatangiye Zaba ari umuntu ufite amafaranga menshi cyane, ari umusore rwose w'ibogari mwiza wiyemera, ariko kubera yari atangiye kubona afite amafaranga, aho amaze kuyabona rero atangira kumva yarahaze, atakiri kuri level y'umukunzi we. Yagendaga abana n'umukunzi we, ariko ageraho yumva atakiri kuri level ye, atangira kujya mu bandi bakobwa, atangira guca umukunzi we inyuma. Yataha akamutuka, kandi baranabyaranye umwana. Linda Prayer yagezeho biramurambira, yigira mu cyaro. Zaba nawe byagezeho biramucanga, hanyuma amafaranga arayanywera, ayajyana mu bakobwa, ndetse atangira no kumushiraho. Disi Linda yaramukundaga, rimwe na rimwe akajya amukumbura cyane. Zaba nawe yatekereza ku mwana we, agahita yibuka ko yamuhemukiye, agahemukira Linda, agahemukira n'umwana, akumva nta mbabazi akwiye, akajya yibaza niba Linda azamubabarira. Zaba byagezeho biramucanga, bamusohora mu nzu, abura umukunzi, abura amafaranga, abura ndetse ibintu byose, abura aho kuba. Gusa Zaba yaje kubona inshuti nziza imugira inama zo kuzajya gushaka umukunzi we, akamusaba imbabazi. Yahise abitekerezaho, afata umwanzuro wo kujya kureba umukunzi we. Linda Prayer afata urugendo rurerure cyane n'amaguru, afata urugendo, dore ko aho yari agiye atarahaze. Afata akagare agiye kureba umukunzi we. Ntibyamworoheye kuko rwose aho yajyaga atarahaze. Ubwo yageraga muri karitsiye umukunzi we yari atuyemo, yahise rwose atangira kugenda abazabaza kugira ngo arebe ko rwose yamubona.
Iby'urugendo rwa Zaba agiye kureba umukunzi we ntibyamuhiriye kuko baje kunyurana mu mihanda ibiri yari iri muri iyo karitsiye aho Linda yari avuye kuvoma. Zaba yanyuze mu muhanda umwe, Linda aca mu wundi, baraburana rwose. Urumva ntabwo byamuhiriye habe na mba. Ikintu cyatumye bimugora cyane ndetse bikanamucanga nuko Zaba ntago yari azi ahantu Linda yari atuye. Byakomeje rero kumubera imbogamizi. Iyi episode ya mbere ikaba yararangiriye aha rwose, aho umukunzi wa Linda ari we Zaba yari yafashe icyemezo cyo kujya kwirebera Linda Priya, ariko birangira atamubonye. Aho yaciye seri episode ya kabiri, Linda akeka ko azaba yarapfuye. Yari afite rwose umutima mwiza, ariko yakekaga azaba yarapfuye. Mu byumweru bibiri yari imaze kurebwa gusa n'abarenga 58,000. Urumva nayo yarakunzwe cyane. Aho yatangiriye Zaba yari atarabona umukunzi we Linda. Yatangiye rwose Zaba rwose akireba ngo arebe ko yabona umukunzi we Linda muri karitsiye nshyashya, aho yari agiye kumusaba imbabazi kuko yari atangiye guca bugufi yumva amakosa yakoze. Tuzakomeza rero tubakurikiranire uko byagenze muri episode ya kabiri. Muzabigezwaho hano kuri Christmas TV show. Ciao ciao.